kuba ngiye nkoresha phone buriya njya mbona abantu benshi babyibazaho ese buriya ayikoresha gute, ariko ku bantu bafite iPhone hari muri setting hari ahantu handitseho voice over, iyo uyitaninze on everything nyine kiri kuri screen nyine iragisoma. So rero umuntu wese ushobora kwandika ikintu nabashije kwagira n'ubundi ndabyisomera ndabyikorera, ntago nyine gufasha kuri telefone kereka ipfuye technically ku buryo abatekinisiye bayikoresha. Ubwo aho ngaho ni ukuyamba marimo nyenge wenda ku bantu bibazaga se buriya bikoresha gute, ariko comment ibyo mwandika byose iyo mbashije kubigeraho ndabisoma. Biragaragara rero ko benshi muri mwe nabonye barangaragarije urukundo. Ndabizi neza ko ibintu nk'ibi byose bikorwa mu izina ryo kuba nyine hari urukundo ruhari. Nta umuntu wese wagira icyo cyavuga niyo byaba bitari byo, ariko byose bikorwa kugira ngo nyine ngaragarizwe urukundo, kandi ndabibona and I recognize that. Ndabashimira cyane. So rero sinzi ukuri nje nsanga mwatangiye ndaza kugenda nshingira ku byo buri wese wenda ku kibazo ari bumbaza wenda nkamusubiza, ariko hataragira numbaza inkuru nziza mu buzima si igishya kandi nimba si ibishya, byose ni part of life, kandi nyine kubyakira no kubirenga nibyo biba bikenewe. Yego, ndaza kugendera ku cyo muri bugende mumbaza just kuko sinzi aho ntahera, murambwira. Reka nshimire cyane no kuba uje. Reka nguhe umwanya nk'umuntu waganiye nawe, ufite aho uhera mu buryo bwo kugira ngo tutaza guhera hagati. Fata ijambo, reka iyi cyangwa ikiganiro ukimukoreshe. Niyo Bosco n'umwe mu bahanzi dukunda cyane, twakunze indirimbo ze. Imwe mu ndirimbo twakunze bwa mbere niyo ndirimbo Kimwe. Icyo ni ngo byinshi byagiye bivugwa, ndagira ngo mvuge kuri Niyo Bosco. Umunsi yanditse yuko yitandukanyije n'uwo bita Irene, kuva icyo gihe n'uyu munsi aho bihagaze nuko bimeze ni ikibazo. Okay, sasa wenda ukuntu byari bimeze ndahera wenda mu mizi aho ukuntu vugisha kuri n'ugi kibazo abanyarwanda barakumva ya. I know. So rero ngewe naje muri no muziki. Okay, nahoze ndi umuntu ukunda umuziki, ariko wenda bitari ibintu nari numva ko bizagera ahangaha. Nza kuvuga noneho ngewe niga gitari, niga ama-instrument, nyigira ku mashuri, ndaguma ndiga ama-instrument, ni training mu kuririmba, ariko ntavuga ngo wenda nzanabigeza kure. Rimwe nkana recording n'uturirimbo nkatuzana ahantu abantu bakabona like down to ari uyu mwana ni down at hill. ntago ari umuntu nyine wo kwita akinwa gutya ku maradiyo. Bari bafite sense ko hari na benshi bandushaga bindi impano cyangwa na expression nziza kundusha. Rero nuko byaje, ariko noneho nza kwaka umuntu amanimero mu banyamakuru. Rero yamaye harimo na Irene. Ntago nababeshya, ahantu ndi kuba munzi gutyo umukinizo ndirimo mukumva kuntu meze ni Irene kabisa, kuko nyine ni benshi barenze cyane banamurusha wenda no kuvuga ngo ubushobozi cyangwa bandenze banyirengagije. Ntago rero mu bintu turi buze kuvuga turaza gushyiramo nyine, turaza kuvuga ku bibi gusa. Buriya nyine umuntu aba yarakoze n'ibyiza, kandi hari n'igihe n'ibyo wewe wita ibibi nawe kuri we babyita byiza. So
ibyiza rero biba biri mu maso y'uwabikorewe cyangwa uwabikoze n'uwabirebye ubwabyo. Twese uko tujajinga biduha ibisobanuro. So rero naragenda musanga ndi ahantu rwose pe umuntu yabonaga nyine ko wenda bidasa neza. Nawe ariko nsanga ari muri gasozi we like akora nawe hari ahataragera. Ibyo aribyo byose tugenda twese twivuriwe ahageze, ntabwo ariho yari ari kandi nanjye aho ngeze siho narindi. Turazamukana. So ikintu cyabayeho, haje kubaho njyewe nizerera mu mpinduka. Iyo ubuzima bwanjye nta mpinduka buri kuzamo, either ni njye waba ubiteye cyangwa n'undi, nitekerezaho cyane. Nimba ari njye ubiteye, ubwo ndahinduka mbundi bune. Nimba ari n'undi, nabwo ndahindura uko mbana nawe. Ibyo ni ibisanzwe, uko ni imikurire, ni imitekerereze, ni experience uhabwa n'ubuzima uba urimo bugiye butandukanye. Nanjye rero ni muri ubwo buryo byagenze. Ndavuga ni ntereranyije n'uwo narinde, kuko buriya abantu mwebwe mubona hano, uwo mubona cyane cyane hano muri Afurika, noneho by'umwihariko mu Rwanda, abasitari mubona hano ngaba bo mubona ni isura yindi bashaka ko mubona, kuko ntawakemera ko yuko mubona asa nabi. Arabirwanya cyane. Ni kubera ko brand ni image nyine yacu, tuba tuvuga tuti uko isa ni nako iseringa. Bitandukanye rero n'ubuzima, ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe hazamo no kubaho plastic life tugira ngo tunimpressinge aho kugira ngo twe-expressing. And icyo rero ngewe ntumvishe ntagishobora. Nimba ari nako binakorwa, ndavuga ni okay, nimba uko naje mu mibereho yanjye iri imbere iyo mutabona, nimba uko naje ariko bikimeze. Ubwo njya mbona abantu bavuga none se ko wivumbuye n'iki, noneho ni byiza ko mpindura. Ntagize n'uwombi mbura, nta n'ubwo mbishinza n'uwo ari we wese. Ntekereza ko nimba nahisemo nabi, ntawe nzajya gushyiramo amahitamo yanjye. Gusa icyo gihe niko nabishakaga, n'ubu niko mbishaka. Guhitamo nabi kwanjye akenshi kongera kuba guhitamo neza, ariko n'ubundi nabonye ingaruka zo guhitamo nabi. Iryo ni isomo rimwe na rimwe n'umuntu ariyigisha. So rero ikintu cyabayeho, byarangiye nyine bitakiri ngombwa ko naba nyiri kumwe nawe. Ibindi byo kuvuga ngo inkuru zambuzweho ibyo bakoze, nanjye uko mwabyumvise nk'amaconspiracy. Bosco, yego tugira aho ngaho kugira ngo tugaruke ku mibanire yawe nawe. Hano nakubwiye ko 80% ari diaspora. Okay. Diaspora. Amakuru atugeraho nuko njyewe ndivanamo, nuko abantu bose irandirimba ikimara gusohoka cyangwa tukimara kukumenya ko habayeho icyo campaign yo kugufasha. Ibi amakuru ahwihizwa nuko hatanzwe icyo nta nubwo nyize cyo ko habayeho campaign yo kumfasha. Ariko hari amafaranga agiye atangwa mu biganiro agiye gukora, hari amafaranga agiye yoherezwa. Ibyo simbizi byarakozwe. Okay, ntaba mbimenye. Nta mafaranga wigeze wakira muri icyo gihe? Muri icyo gihe nta nubwo nzi ko iyo campaign yakozwe. Ntabizi, nta nubwo yabimenya. Umuntu wese wohereje amafaranga mu gihe cyo gufasha ntabwo niyo Bosco yigeze abimenya. Umuntu wese uzi, niba hari umuntu uzi watanze amafaranga, reka ati watanze icyegeranyo uvuga amafaranga agera, abantu barazamuka. Diaspora muntu wese hari benshi. Nanga turi hano mwabyumvishe ko nta kintu abiziho. Ndumiwe. Niba ahangaha uzi ko hari amafaranga, biradufasha cyane. Umuntu wese uzi ko yatanze amafaranga atangiye umwana bita Niyo Bosco, mu izina rya Niyo Bosco, yaba kimenyekana, nturebe ngo amaze igihe kirekire, ngo amaze iminsi, ngo amaze gutyo. Uwatanze amafaranga mu izina rya Niyo Bosco aradufasha, azamuke abitwibwira ati natanze aya ngaya.
kuko abantu bari gusaba amahika ari benshi, muze kuzamuka mutubwire. Hanyuma noneho twakomeje niyo Bosco, ubwo icyo amafaranga tukiretse kuko cyari kiraje abantu inshinga, ariko reka tube tukiretse. So ndagusaba ukomeze noneho tubwire, wari ukitubwiye imikoranire yawe, ushimira uwagufashe ari we Irene, wabanje gushimira, ariko turaza no kugera ku mpamvu mutagikorana ubu. Uraza kugeraho utubwire. Hanyuma noneho ariko hari ikintu uravuze ngo abahanzi mubona uko bagaragara. Okay, reka tureke kubijeneraliza cyane, reka nizanemo cyane, kuko abandi bahanzi simbabereyeho, ntekereza ko wenda ari nanjye gusa, ariko ikibaho ntabwo ndabaho plastic life. Nibyo mwabonye byari ibyo byavuye mu kubirwanya, n'ubundi nibyo byavuye n'ubundi mu kugira ngo ntakore ibihabanye nabyo, kuko njyewe nkunda kuba umuntu nyine w'umunyakuri. Nimba ubwo ndi umuntu uri strict, ndaba strict, ntabwo ndaza kugenda uko ibingi nyine uko ntekereza nibyo nshyira hanze. Rero njyewe icyabaye, abahanzi nyine, njyewe nk'umuhanzi mba mbona wenda ngomba kuba ameze neza imbere yanyu, ariko nanone ntabikereya ngo nze mere neza, nameze neza. Ntekereza nicyo gishobora gutuma mutabona indirimbo. Buri gihe iyo mfite amahoro, nshobora gukora mukabibona, birumvikana. Navuga ko rero mu rugendo rwanjye na Irene, mu myaka yose namaze muri branding, byagenze neza. Icyo nagombaga kwitaho no gutekerezaho ari nacyo cyavuyemo bino byose, hari noneho muri impact ya brand. Impact ya brand, iyo ngewe ntayibona, na brand ntacyo baramarira. Icyo ikosa ntakora ni ukugira uwo mbishyiraho, ariko uko niko byagenze. Nabonye ko ari ngombwa ko noneho ndeba neza ko bya bintu abantu buriya rero nabonye banagendera mu kigare. Sometimes ujya kujya kumva nk'umuntu akabara akubwiye ese uzicuza uzabaho gutya, ntose kugiye nuko bijya bigenda, nkabona harimo gutegana iminsi cyane. Kandi njyewe muri abo babivuga nta n'umwe naza ngo ndege iminsi nk'uko abikora. Mu by'ukuri ntago abantu niyo Bosco abantu baranzonze kabisa. Ese uyu niyo Bosco banyawe? Mbabarira ibwira abantu nk'umuhanzi kugira ngo bashyire umutima hamwe. Ndagusabye kabisa, ndakuguye, ariko ntabwo ushobora kubyumva. Abantu banyandikiye bamujije amahoro ngo ese uyu niwe, maze kwakira message zirenga 7. Ariko se murabizi ko ari we? So niyo Bosco, please mpereza akapera ho gatoya, wibwira abantu nk'umuhanzi kugira ngo bashyire umutima mu nda, amasegonda 2. Okay. Oh baby, no, I'm just don't ever go down, no. Tanga gaine katagoera na 1 2 3 go sika. Nubwo bigiza nkana, ariko nyine mba nk'abatayemo. Abantu muri aha ni niyo Bosco turikumwe, niwe wanyawe. Niyo Bosco ntabwo nza kujya kure, nabonye dekati amarangamutima atabashije kugira ngo akubaze, ariko ngira abizi ngewe ntabwo mvujyanye n'umuvumbi kumuvumba bitewe ndamubaza ntaciye iruhande. Niyo Bosco, turabizi ko niba mu buhanga ufite mu mpano, ufite impano yo kwandika, ufite impano yo guhanga, ufite umutungo w'ubwenge. Hano hari umutungo utagendanwa, tugira umutungo w'ubwenge, uwo ni umutungo w'umuntu ku giti cye. Nabashije gusoma message cyangwa y'indirimbo zirenga 10 wanditse zamenyekanye. Ibiganiro wagiranye n'umuntu umwe Christian Dekati, mu ndirimbo wanditse, uriya ni umutungo wawe, uratuwita umutungo w'ubwenge. Umutungo w'ubwenge
ziriya ndirimbo cyangwa biriya bihangano byawe wanditswe tuzi ubundi abantu b'abakire ba mbere babaho n'abantu bakompoza ziriya ndirimbo cyangwa abantu bahanga indirimbo bakazitanga izi ndirimbo wanditse zirenga 10 wabonye umusaruro wazo cyangwa warazishyuriwe bimeze bite ziri aho ngaho kwanza zande kuko ni za benshi ndazigusomera umbwire ngo iyo narishyuwe turahera ku ndirimbo turahera ku ndirimbo setu warishyuwe ya Aline Sano. Sasa okay, noneho wareka kuzinsomera nkabanza nkavuga ikintu kimwe se nk'abahanzi fellowship tugirana biragoye ko yaba iyo kuba describable imbere y'abafana kubera ko hari n'uburyo hari uburyo duhuza urumva icyambere turi umuryango uko nziranye n'abantu hari uburyo duhuzamo hari ibyo dupanga hari ibyo tuvugana kugira ngo ikintu tuba twagikorana gisohoke hanze ntago complaininga kutishyurwa kabisa kubera ko nyine ntago zo ziri muri issues zanjye cyakoze gusa of course ni akazi babimenye batagira ngo mishobora kuba nanabikorera ubuntu ariko uburyo bwose nanditse indirimbo mukamenya ko nayanditse biri fair. Nanditse indirimbo za ba Vestina hafi ya zose ndumva zo ntanditse zishobora ntabwo zirenga 2 zino basohoye nshyashya kuko wenda ntabwo nabashije kongera gukomeza kubabona gusa n'abana nyine baje numva ndabakoze baririmba neza baza baririmba indirimbo zanjye numva nabyo binkoza ndavugana nanjye icyo nabasha gukora niyo ntabaha amafaranga ariko nzabavungura ku mana indimo kandi byarabaye and I'm glad nyine ko byuze hari aho bageze hariho n'itafari ryanjye ahoho numvaga nta nyishyu bangomba inyungu zanjye zari kubabona bashininga biri kuba abandi rero kwandika ntabwo ari mu bibazo numva mfite cyangwa n'ibintu numva nakintroducinga nago kutishyurirwa indirimbo birimo niyo Bosco yego tukiri aho ngaho ubwo iki kibaye clear ubwo dekataraza kugikubaza ko niwe mwana kiganiriyeho tukiri aho ngaho ndashaka kugira okay reka mbwira abantu Bosco aje afite abantu 40 ariko se mwabaye muti Bosco aje afite abantu 40 amaze kugira 300 gusa ndashaka iki mwana afite igihumbi turavana bafite igihumbi ya amaze kugira abantu 240 amaze kumufollowinga n'abandi dutangariza abanyarwanda ko Catfish yacitse amazi ya Catfish yanagiye ese hari umuntu witwa New Bosco ufite ibihumbi 4 wowe ufite 40 so nanjye ubwo nari Niyo Bosco issue ariko twamaze kumenya account yawe nta kibazo abantu mufollowinge Niyo Bosco ura ibihumbi 4 turahita tumubaninga tuyipotinga ntabwo byemewe gukoresha izina ry'umuntu Niyo Bosco arimo araba umwana mwiza cyane so Bosco ndeka ko yaba umwana mwiza na akazi ke Bosco hano ukurikiwe n'abantu anyway ibyo birakureba ngo uri hano abanyarwanda bagukurikiye ibyo uvugira hano niko babitwara nanjye niko nshaka byaba byiza ariko gutangira hatwumvikana ikintu kimwe ndashaka kubyumve iyo dukoze space nk'uko tugakora advocacy ntabwo tunyura uruhande ahangaha ntabwo tuzongera kubisubiramo iki nicyo gihe ntabwo tuzongera guhustinga Niyo Bosco ni ukuvuga ngo ibi ngibi turi kuvuga aha umere nk'umuntu ndavuga gutese ntabwo ari kuri YouTube kuko ahanga ibi turi kuvugana hafi ya YouTube zose zo mu Rwanda ziraza kubifata iki kiganiro ziraza kugikoresha sasa biraza kumfasha rero biraza kugufasha kugira ngo wirekure utubwire ntabwo tuza kunyura uruhande ugerageze kutwumva ntabwo ahangaha twe dukora advocacy turavuga ntabwo ntabwo twaza nk'abanyamakuru ngo tugukarese Niyo Bosco warahemukiwe niyo makuru atugeraho nk'abafana warahemukiwe abakagufashije bafata izina ryawe barikoresha mu nyungu zabo bwite turashaka kumenya ahantu Irene Murindahabi na Aline bagukoresheje turabizi dukeneye ukuri dukora advocacy ntabwo Niyo Bosco n'iyi mpano agomba gufatwa wakoreshwe mu nyungu z'abantu bwite babona ibintu ni bibiri harakorwa advocacy Niyo Bosco kuri map ikindi byo kugira ngo muyoboke usibye Niyo Bosco n'abandi bose ibyo byo kuvuga ngo nagushaka kwitiranya n'abantu
ibintu byo ngo nawe ushaka kwitiranya n'abantu babyize iyo uvugishije ukuri uburya ikintu cya mbere gisetinga umuntu free ni ukuri. I know. Ariko njye ibintu byose ntabwo byarukura, ahubwo njyewe muraza kumfasha noneho njye nkora akantu, buri kantu kose muvuzeho umuntu ambwiyeho nkavugeho, nibishake wenda n'undi muntu by'icyo atekereza yumva ari kuvuga bivugeho, ariko njye sindaza Bosco tugendane gato ndagukorera nkuko ubishaka. Bosco niyo mpamvu yatumye gutandukana n'uwari manager wawe cyangwa n'uwareberaga inyungu zawe. Reka gushaka hejuru ngo igihe cyageze n'ibiki byose ngo nabigenza gutya, mvugisha ukuri. Okay, impamvu yatumye ntabaye ntari kumwe na Irene niwe n'ubundi twari turi kumwe, ntabwo ndi wabeshye kutavuga. Ntekereza ko kuvuga cyane atari byo biri mu bintu biri bungire umwana mwiza unanutsanzwe ntariho cyangwa ndiwe. Ikintu gihari hariho kutabona umusaruro wa brand. Nabibabwiye ariko wenda nabibabwiye mu buryo mutabyumvishe. Hari branding nziza cyane nzahora numva nazirikana yo kuba umuntu yaragufasha akagushyira ahantu, numva nyine ibintu abantu benshi bananiwe gukora kandi bari babifitiye ubushobozi. Ariko impact ya brand ni njyubaho. Buriya hari umuntu ushobora gutakiza kuvuga ngo ubona uko nguko ngo bigenda ngo umudini muvurije ngo acyaga ari gukanira. Nabonye dukomenti nk'utwo ariko I was like, kubera ko utazi ukuntu nari ndiho ntanakuganirizaga, utazi n'intego yanjyanye muri no muziki, ntabwo ubwo buzima wabumenya, ntabwo ibyo nshaka wabimenya, nawe uko mbaye wabimenya. Niba ngenda nkakora ikintu umuntu ugeze nkaho ngeze yakabaye adasaba ahubwo akikorera, ngewe noneho nkagisaba, ntabwo ibyo wabimenya. Rero no kuvuga no kujajinga kubera ko wumvishe ko aho wambonye hari aho nibyo nabyo ni guhubuka cyane mu mitekerereze. Ubwo mbanyujemo message y'abantu nyine nabonye probleme nk'abantu. So rero impamvu straight to the point, impamvu nyine tutahuje like ntagumanye nawe, yarari busy, afite brand ebyiri zikomeye, yari kumanaginga, afite akazi ke nako gakomeye kamusaba guhora akora amanywa n'ijoro. Mbona kumanagingana n'ibyo byombi biri kwica impact ya brand, kuko brand irakomeza igakura. Ariko ntago ngiye brand, ntago nyitaho kuba munzi ni ukuri kw'Imana. Munzi mubare mubwire nk'ubu munzi ndi nk'umusazi cyangwa mukaba munzi ndwaye, n'abantu bajya barwara mukaba mubazi, n'abantu bakaba bafite ikindi kibazo mukabamenyera ku bw'icyo kibazo. Buriya kumenya kwanyu ni byiza, ariko uko munzi nabyo iyo atari ibyo nabyo ni bibi. Igihari ni uko hamwe n'ibyo bintu byose yamanagingaga byamugiraga busy, so singire managerial care, and sinagombaga kubigumisha gutyo. Ikingire akamaro nuko ngiye nagombaga kuvuga ngo noneho aho bizicwe nanjye basi, wenda bizapfe kubwo guhitamo kuvaho aho biri gupfira, kuko nanone ni ikibazo. So icyo nicyo muri make twapfuye, sino kugipfa. Ntekereza ko ari mu rwego rw'imitekerereze umuntu ageraho. niyo so urivugiye ngo hari brand ebyiri, biza kurangira ubaye neglected. Ubwo mbihuje n'ijambo uvuze ngo managerial care. Iyo brand yindi ni iyihe? Of course ndi muri label imwe na Bavesi na Dorcas, nabo twaginaga dufatanya wenda gufasha, ariko abo nibo bari bahari, kandi twese Imana yari yaraduhaye imbaraga zo kuba abantu nyine bakunda ibi bituvamo. So rero
izo zari brand ebyiri kandi zikomeye. Iyo rero ngewe umuntu adafite umwanya kandi nanjye ndi part y'umwanya we, mva mu mwanya we. Okay, Niyo Bosco ni umuhanga avugira mu migani kandi ntabwo dufite mwanafunzi muri space ngo aze kudusobanurira, ariko gukoresha ikinyarwanda kiremereye. Ni imfura cyane, ari mu gahinda ke, ni ariko ijambo ryari gufata mu gutandukana nawe avuze ko atabonaga umusaruro w'ibihangano bye cyangwa by'akazi yakoraga. Biroroshye ubwo yumvishe Niyo Bosco ubundi namutegereje ko abantu barahanga nabizi mwe mukunda ahanga ubundi tuvuga ibintu mazina yabyo, ariko Niyo Bosco ni umuhanga. Niyo Bosco Niyo Bosco ubwenge bwinshi. So turaza gufata icyo gihe mvadeka Godfather, reka maze ikibazo cya nyuma wahere hari brand ebyiri. Nyir'ubwite yarazi ko ni wowe warugize indi brand yindi, kuko niwe wandikaga indirimbo hafi ya zose, hiti zose twamenye. Byagenze bite kugira ngo twese turabizi hari umuntu ukubakira brand, yubaka brand ye akakubakira n'indi brand yindi, kuko hiti zose twamenye ni wowe wazanditse. Kereka nimba ubeshye, kandi abizi ko utabeshye. Byanditseho, biranditse, biri documented, ibyo ntabwo ari ikibazo. Kandi ikiza si uko ari njye wanazanditse, ikiza nuko mwazimenye bamwe muri mwe. Ibyo nta kibazo, twazimenye. None ni gute umuntu agera kuri level yo kugira ngo yivane amata mu kanwa nk'ayo ngayo? Ayo ni amahitamo y'uwayivanyemo, niko nika. Ni ibintu ntamenya pe. Take over. Yeah, let me go with this is Niyo Bosco. Reka nkubwire ikintu kimwe, ntabwo turanga kugira ngo tuguteranye n'umuntu, ntabwo ariko bimeze. Kandi ntabwo umuntu uburenganzira bwawe kwirekura ukavuga. Ahangaha mu bantu 1200 baraha barenga. Yego. Icyo twifuza nuko tutashobora kubona Bosco azima, ntibikunda. Ntabwo bishoboka, ntabwo bikunda. Iryo jambo Imana yavuzeho kabisa bro. Twajya guhinga ibirete, amafaranga avuye mu tukazo kwa muziki. So tugende gakeya rero, tube tuvuye aho ngaho. Twajya guhinga ibirete, nibyo twajya guhinga ibirete, amafaranga tukayazana gukora umuziki, kuko ufite impano, ubwawe uri impano igenda. So tugarutse aho ngaho rero, tugaruke ku kintu kimwe, ndagenda one by one, ntabwo tuzakurekura, so here's the thing. Tugaruke ku modoka yakozwe kampanye, ndibuka Aline Gahongayire avuga ko bagiye kugurira Niyo Bosco imodoka. Ubu twariye imodoka bro, none se ayo makuru. Okay, cyakoze ndibuka ko nakoze indirimbo yitwa Izindi Mbaraga na Line. bakoze campaign y'imodoka yo kubanga abantu bangurira imodoka. It wasn't my desire. Njyewe numvaga ibyo ngiye ari n'uburyo bwo gusabiriza. Ntabwo njya nkunda ubwo buryo nyine bwo kubwira abantu ibintu nk'ibyo by'imodoka. Mba numva wenda dushobora nakora ahubwo abantu bamfasha bakareba indirimbo zanjye, bakaza muri show zanjye, bakagura indirimbo zanjye nkayigurira. Ariko nanone nkasanga nanone kubikora gutyo nanone ni urukundo. Umuntu wese ukwifuriza ko wagira ikintu cy'agaciro mu buryo bwihuse, nawe ntabwo aba akwanze. Iyo campaign yarakozwe. Icyo nzi ni kimwe, nuko nk'ahantu amafaranga yagombaga guca ari njye wahakontorolaga amafaranga. Rero aho ngaho hari hariho sim card nakoreshaga. Biba ari n'ibya kera kugira ngo mbisubire nyine, ntabwo mba ndi kubyibuka byose, ariko icyo nibuka nuko nakoresheje, ntabwo ari kera cyane, nakoresheje sim card yanjye. Amafaranga nakiriye ashobora kuba atageze mu 100 y'abantu bohereje. Urumva aho ninjye wakontorolaga. Ibindi rero byakurikiyeho nta makuru namwe mbifiteho. Niba hari n'undi wenda umuntu wohereje kahandi hantu babahaye cyangwa twabahaye, kuko nanjye nari mbirimo, ibyo nabyo aho nashobora kugenzura ni sim card yanjye natanzeho nimero. Niyo yes, nifitiye amakuru nihereye Abanyarwanda. Nzi umuntu wohereje $3,000 by'amadolari kuri Niyo Bosco. Aya makuru ayazi? Happy guys.
ariko hari ibintu ndi gutekereza buriya si ubwo amafaranga ntamenye amakuru buriya ntiyakoze ibindira wenda simbwirwe ko ari impano ariko wenda akajyaho okay bro nta makuru mbifiteho kabisa nta makuru nyine mfite ibyo ndi kubabwira n'ibyo nzi ibindi wenda umuntu uri kuri space ashobora kuza agatanga ikindi gitekerezo